Sporo ishyamba si ryeru ariko ryakagombye kuba ari ryero. Barandika bavuga bati turashaka inama y'inteko rusange isanzwe, hanyuma umuryango akavuga bati ibyo ntago tubikozwa muri Rayon Sports bimeze bite. Aya mabaruwa ahatiki urabizi ko Rugangura byatangiye tubona ibaruwa ya nubundi ya komeye board ya association ya Rayon Sports ubwo yibutsaga abantu umushinga ndetse n'uburyo umushinga uzabyara amafaranga mu kipe Rayon Sports ugomba kuzakorwamo ndetse nuko abakunzi ba Rayon Sports bazajya babikora. Ibyo ngibyo urabyibuka ko muri iyo baruwa mu gisoza iyo baruwa yari yagiye hanze cyavugaga ko abantu ngo bari kurwanya uwo mushinga bagomba kuberereka. Ibyo noneho ukabihuza n'ibyo umuyobozi wa Rayon Sports FC Tade yari yatangarije ku gitangazamakuru kimwe nacyo kigira ikiganiro cya siporo, nawe avuga ko iby'uwo mushinga atabikozwa. Aho no hantu byahereye. Hanyuma ku mugoroba ku munsi w'ejo rero nibwo noneho hagiye twabonye amabaruwa abiri. Reka duhere ku ibaruwa ya Rayon Sports Association. Ni ibaruwa nubundi nubwo twayibonye ku munsi w'ejo ariko ni ibaruwa ya tariki 29. Impamvu gutegura inama y'inteko rusange isanzwe. Bwana Perezida shingiye ubwo nuvuga ngo ndi gusoma ibaruwa abantu batagira ngo nigewe ushingiye kuri bingiye kuvuga. Iyi ni ibaruwa ngiye gusoma shingiye ku mategeko shingiro y'umuryango Association Rayon Sports mu ngingo yayo ya 14 mbanikiye mbibutsa gutegura inyandiko zikurikira zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange y'umuryango iteganyijwe kuba kuwa 24 Kanama uno mwaka. Kuri komite nyobozi raporo y'ibikorwa ni y'umutungo by'umwaka wa 2025, gahunda y'ibikorwa n'ingengo y'imari by'umwaka wa 2025-2026. Hama kuri komite ngenzuzi ibyo bagomba gutegura raporo y'ubugenzuzi bwa sezo 2024-2025. Kuri komite ishinzwe gukemura amakimbirane raporo bagomba gutegura ni raporo ya komite ishinzwe gukemura amakimbirane mu mwaka ushize w'imikino 2024-2025. Hanyuma rero kugira bagasaba bavuga ngo kugira ngo bibafashe gutegura neza inama y'inteko rusange buri rwego rurasabwa kuba barwagejeje iyo nyandiko ku bunyamabanga bw'inama y'ubutegetsi bitarenze tariki 17 Kanama, cyane ko izo nyandiko hashize iminsi zisabwe gutegura. Hanyuma rero iyi ni ibaruwa yashyizwe umukono na Murenzi Abudara umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi bwa association ya Rayon Sports, hanyuma na Muvunyi Paul perezida w'inama y'ubutegetsi. Iyo ni ya mbere sasa. Iyi rero hari indi rero yaje ni association. Hanyuma hari indi ibaruwa. Hanyuma ibaruwa yo nigenewe ubuyobozi bw'urwego rw'ikirenga rwa association ya Rayon Sports. Ni ibaruwa yanditswe ubwo no kuvuga ngo iyo ni yaje isa nkaho isubiza iyo maze gusoma ya board. Iyo maze gusoma ni ya tariki 29 ya board. Hanyuma iyi ngiyi noneho ni ya Rayon Sports. Urabizi ko urumva ko urwego rwa Rayon Sports rwa nka equipe narwo rwasabwe ibyo bagomba gutegura kugira ngo bazakore iyo nama. Hanyuma ibaruwa yo ni ya tariki 30. Impamvu igisubizo ku busabe bwanyu bwo gutegura inteko rusange isanzwe. Ibaruwa itangira igira iti turabashimira ko ibaruwa yanyu mwatohereje kuwa 29 Nyakanga itumenyesha gutegura inyandiko zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange isanzwe iteganyijwe kuwa 24 Kanama. Dushingiye kuri iyo baruwa turifuza kubagezaho impamvu zishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyo nama ku itariki yateganyijwe. Iya mbere mu mpamvu zishobora kubangamira iyo nama kuri komite Rayon Sports FC yatanze. Iya mbere gahunda ya Rayon Sports Week na Rayon Sports Day. Ku ya mbere kugeza ku ya 15 Kanama turi mu bikorwa bikomeye bya Rayon Week na Rayon Day. Dufite umukino wa gishuti mpuzamahanga na Yanga aho umufatanyabikorwa wacu Skol Blewell Limited yasabye ko twabishyira imbere kuko ari umuyoboro w'ingenzi uzadufasha kubona inkunga izadufasha kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup. Impamvu ya kabiri mu mpamvu zabangamira iyo nama ya tariki 24 Kanama, imikino mpuzamahanga. Nyuma ya Rayon Day dufite imikino ya gishuti mpuzamahanga na Azam Football Club na Vipers Sport Club yo mu gihugu cya Uganda, ubwo Azam ni muri Tanzania, iteganyijwe hagati ya tariki 19 na tariki 26 Kanama. Izasaba imyiteguro yihariye ndetse no kwakira neza abo bashyitsi. Hanyuma impamvu ya gatatu
inyandiko nshya z'amategeko shingiro dushingiye ku ibaruwa ya RGB yo kwa 19 Kamena 2025 yasabye ko hategurwa amavugurura y'amategeko shingiro ya Rayon Sports Association. Ibi bisaba ibiganiro rusange n'abanyamuryango mbere y'uko bigezwa mu nteko rusange. Yes, karero ariko nguko gahunda imeze gato cyane twaganiraga kuri aya mabaruwa ya Rayon Sports mugaragono na Irene nendo mvuga nti igikenewe mu by'ukuri muri iki gihe nendo mvuga ku byamuvunyi avuga ati igikenewe n'ubumwe bw'abareyo no kuri uburyo tusenyera umugozi umwe abantu bakegerana abantu ntibaryane abantu ntibapingane umwe yemeje ibi undi ntabyemera umwe aremera umutoza undi ntamwemera abakinyi baje umwe arabemera abandi ntibabyemera kugeza n'ubwo nyine byatangiye kuvuga ko bamwe muri aba bagabo nka Muvunyi n'umuntu by'ukuri ufite ijambo riremereye cyane rikomeye muri ekipe ya Rayon Sports. Si n'ubu ngubu no mu bihe bitambutse n'umwe mu bona kwita abajyanama bakuru bafashe kipe mu bijyanye no kwigira inama umunsi ku munsi, ariko si n'ibyo gusa no mu bijyanye n'amikoro ashyiramo amafaranga atari makeya. Ubwo rero ibyo byose ikigamijwe so kugira ngo twumve abantu wenda batumvikana bari gutandukana. Urebye projet Rayon Sports ifite jondi ari bitwara ibyo hari ndi mushinga wabo batangije warayibonye aho abantu baguraga membership ibihumbi bigera kuri 30 kugira ngo bizanakomeze batangire kuguramo n'amashares. Byari ibintu byiza cyane, ibintu bya Rayon Day barimo n'indi mishinga yose iri imbere, ariko mu gihe batariho babyumvikanamo bamwe mu bingenzi twumva basohoka isaha n'isaha, cyaba ari ikibazo gikomeye mugara, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko nanone Rugangura biziko mu bihe byagiye bitambuka kuva ino komite yiswe iy'abasaza niyo navuga ko ariyo ariko kazina abenshi bakunda kwita iyo bagiye kuyivuga. Biziko yagiyeho abantu benshi b'abanyamupira baroga ngo aba bagabo bagiyeho bagarutsemo. Urebye yaba muri board ya association wareba muri equipe banavuga ngo iyi Rayon Sports ishobora kubona noneho igiye kuzagikubita umuhisi n'umugenzi, ariko ntibyamaze kabiri hatangira kuzamo kuvugwamo ibibazo bya mikoro. Abantu bavuga ati ko aba bagabo bafite amafaranga kubera iki kipe irinda igera muri rusange aho ijya mu bibazo bya mikoro kandi abagabo bafite amafaranga. Ibyo ngibyo iyo procedure yagenda ivaho igera ahantu abakinnyi ndetse staff abakozi b'ikipe Rayon Sports babajyamo ibirarane, abakinnyi bamwe barivumbura yewe kugera no kuri kapiteni wahoze ari kapiteni wa Muhire Keve ubu ngubu utakirimo nawe akajya agira ibyo atangaza. Nawe ko ubwo umwaka w'imikino warangiraga yavuze ko ibyo yaboneye muri Rayon Sports ari kapiteni by'umwaka muri no sezo bitari byiza. Ibyo Rugangura byaragiye birazurungutana biza kugera ahantu haza kujya akavideo hanze. Abo bose twita iyo komite y'abasaza bari ahantu hamwe bagashyira hanze bavuguruza ikintu cyavugaga cyuko bavuguruza abantu bavuga ko hagati harimo ibice iravuga ngo hari igice cya Tade akaba n'igice cya Muvunyi Paul bari hamwe berekana ko bubunze ubumwe. Ibyo birarangira. Rugangura tugeze mu geno no cyitwa icyo kubaka ekipe bije kuri bihareye ku mutoza kuri Afame Rotifi. Urabizi ko icyo gihe nabwo hajya avuga ko ukuza kwa Afame Rotifi hari bamwe mu bari mu buyobozi bwa Rayon Sports batamwemeraga. Kugera naho muri iki cyumweru ejo bundi umuyobozi wa Rayon Sports de Tade yavuze ko iwe yavuye Muhanga kuri match bakinira Muhanga nubwo batsinze ikipe ya Muhanga, ariko we ngo niki ntabwo yanyuzwe ngo nubwo n'imitoreze. Urumva ko aho yese akakana abantu bavugaga ko umuntu utemera uburyo umutoza Afame Rotifi yaje Tadese amera nkaho akuriye abantu igihu agikuyeho yerekanye ko wa muntu ukunda kuvuga ko atemera umutoza arinde ari Tade, kuko ubwo ikipe itsinze ibitego 4-1 ariko wowe uravuga ko umutoza utamwemera kandi no ubivugiye mu itangazamakuru. Ushobora no kuba umuyobozi nkawe wenda uburyo bw'imitoreze arakano yabonyemo, ariko iyo ugiye kubikosora ntabwo ujya kuri mikoro. Nibura uhamagara uwo mutoza ndetse na staff yose n'ushinzwe technique muri direction technique y'ikipe ya Rayon Sports ukabaganiriza ukavuga ati rero nkurikije uko nabibonye Muhanga nibura ibingibi nk'umutoza ndabona byakosora kugira ngo bitujyane mu murongo mwiza muri sezo tugiye kwinjira. Sibyo gushyira
gushyira mu itangazamakuru. Ariko wowe urafashe umwanya wawe uri kuri mikoro usutangaza ko umutoza amwemera. Aho ngo werekanye ko cya kintu abantu bavugaga cyuko uburyo umutoza yaje harimo abatamwemera, wowe nka perezida werekanye ko utamwemera. Rega David no kuri tele yahise abishibangira. Urumva kira kiganiro kivuyemo mu gitondo nimugoroba haba imyitozo mu Nzove. Umutoza Famille Rotfi yaje mu Nzove akinjira asanga ukura mu Nzove nyine bisanzwe abafana baba baje kureba imyitozo, asanga ari abafana baje kureba imyitozo. Abaravuze ati nge nta mufana nshaka ahangaha, ndashaka imyitozo iri awikro. Taktike zanjye simba nshaka ko abantu bose bazibona, sinshaka nyine abantu baza kureba ibintu umwanya munini kuri telefone batangiye imyitozo, ariko koca Rotfi ngo mu mwanya munini kuri telefone yicariye ku ruhande, ariko babwiye ati ngewe ndashaka imyitozo iri awikro. Hari n'abari batangiye gusohoka n'abari batarinjira, bari banze ko binjira. Uwitwa perezida y'isaza igitaraganya arinjira, yaramubwiye ati Rayon Sports ni y'abaturage, abafana bagomba kwinjira. Urumva harimo agapingane. Urumva agapingane ntikabura. Se niba umutoza ashaka taktike zo ko uziba ahantu hatari abantu benshi batareba ibinatoza, ko taktike ni ibanga ry'umutoza. Ariko se wowe uri gushaka ko abantu bose baza bakareba, ntushaka gushyira mu bikorwa iby'umutoza ashaka. Icyo ni ikikwereka ko uyu mutoza ntago ari kumwe we na Tadeo pe. Ntago ari kumwereka ibi bintu tubisoze, tuzagenda tubigarukaho. Gusa David nicyo navugaga, abantu ne bareba uburyo bumvikana, n'abantu b'abagabo, n'abantu bakuze, n'abantu bamaze igihe muri Rayon Sports, kandi abenshi mu by'ukuri turabizi ko bayikunda. Ibyo kuryana ni babireke, bakomeze barebe imishinga yabo iri imbere. Ntitwumve ngo Muvunyi ngo aragiye, ntitwumve ngo runaka ngo aragiye, kuko ni amaboko ikipe iba itakaje. Baganire rero, biyunge nyine ibintu bigende neza. Gusabira biraza kugorana Rugango, kubera ko wakwibaza ku ibaruwa ubuyobozi bwa Rayon Sports nk'ikipe bwasubije bodi ya association muri rusange. Wakwibaza izi gahunda ikipe ifite n'izi match amicale n'ibi bikorwa byose bo barabitegura, ntibabihe bodi ntibimenye, ku buryo bodi itegura ibyayo hama ikipe neka bitegura ibyayo, ntihabemo gusekureza cyangwa se guhuriza hamwe. Ibyo bintu bikwereka ko ziracyabyara amahari. Biraza kugorana kugira ngo bahuze, kuko niba tumaze amezi agera mu 9 yose bamaze mu ikipe ya Rayon Sports hagenda bavuga mu ikintu cyo kudahuza, tukaba turize tugera aho bagiye kujya kwinjira mu ndi mwaka, aho gushaka ibisubizo bizatuma ikipe itangira umwaka w'imikino imeze neza bikigoranye. Urabona ko bizasaba ko ari uruhande. Nta ruhande ndiho yendi netre, ariko ibi bintu biramutse bikomeje gutya, umuntu ashobora kuba yabihomberamo cyane n'abantu bo mu muryango w'umuntu, abantu bo muri association. Ntabwo byoroshye. Impamvu mbivuga, ngewe mfite ibimenyetso, mfite facts. Impamvu mvuga ko association ishobora kubihomberamo, tombora y'uko amakipe azahura muri Champions League zaba kuri 12 z'ukwa munani muri Tanzania, Dar es Salaam. Yego, nibwo Rayon Sports izamenya ikipe bazakina muri Confederation. Urumva muri preliminary mu mikino y'amajonjora y'ibanze. Hariya hantu ikintu cyitwa no kijyanye no gutegura ikipe, ingendo z'indege, amahoteli, ibiki n'ibiki, ibintu byose hariya hantu niho uzatangira kubonera agatuza. Impamvu mvuga nti rero umuryango ushobora kuba wabihomberamo, urebuka Rayon Sports bwiheruka muri iyi mikino yikoza za Algeria, yikoza za Mozambique, yikoza zahe. Umuntu abareyo bazanyomoza, umuntu wishyuye ari amatike yose y'ingendo n'ibintu byose ni Perezida Muvunyi. Ubihakana azaza ambwira ati siwe, noneho ngewe mbimwereke. Urumva? Niyo umuntu ashobora gufata ibihumbi nk'ijana by'amadolari agategera ikipe karara muri hoteli nziza y'inyenyeri 5, ikipe byose bikagenda neza. Uwo muntu avuze ati ngendagiye kubera ko munanije ntimushaka kumvikana, urumva wabahombye arindi. Ubwo rero ibyo ntabwo ari byo byifuzwa muri Rayon Sports. Nabo rero bari kubyumva ntabwo ari byo bifuza. Abantu nibumvikana